Oh no! Oh no! No, 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 no. Oh no! Ninjyewe nyine nari mufite Igisa n'ibiki ariko nubwo nabikora kuko ndacyagukunda nyine egera sari wamba ese nakundana reka ntibibone wibiroto umuntu nyaguma reka ntabwo reka
umugore wanjye rero Mungu wanyu sasa mubanguke. Sasa mubanguke na kero. Akati umugore kumusha. Mais eu temo. Kumujane mani ya. She what? Jesus is Lord.
mwaka uri ubusende gusubira muri 2020 ako wazamuka no wasanga ariho muri 2021 ariko ubu ntago nyobye umwaka uri imbere hari ahantu mbona inzira z'inzitane cyangwa uri inyuma Pregnant? ubu mwaka uri he kuko Earlier we realized the earlier every one of you realizes Manajye gasema bisa n'induhazi muri 2021 n'induhazi ko ariko ntago nasubira muri 2020 we muri corona ndasenga Imana paka kwambara agapfukamunwa. She what? Ntabwo nzongera kwambara agapfukamunwa tu. Asa ndamenya ceko. Apostle we hear of this. Kangomeza ngera ugura ariko. Ariko uyu mwaka urihera uyu mwaka wa 2021 urihe ko uyu mwaka wagiye he ibaze tubiye muri 2020 corona none ntago nayikira none yanjye uyu mwaka ndawukunda he uyu mwaka koko ako kagubiza nzamuka Pregnant? Mwana wabuzana umwaka uri mwaka wa 2021 bwaro bugeni hajemo ikintu cyangwa ngira nibyo ndi kukubwira ngiye cyo kugera mu 2021 vuba none uri kumeza mbabara undange wende bagusize uguragirayo vuba ndagirayo bunirukana cyane ahubwo usanzwe wawutaye wabwirwa ni ese waburiye nyuma ntabwo waburiye nyuma hariya usibye ko nyemvuye kujya warugenze neza wabonye ako hajemo utuntu tw'utubazo dukeya muri uriya mwaka ariko ni mwiza nawe ni mwiza aho bukeya cyane nkagenda nkakijya korona ni ruguru komeza ruguru iriya geraho baragukwiza He shot you. ntabwo uriya mwaka wawe nabonye abasazi ariko wowe menya ufite diporome yabyo korona igira umuntu ifatisha idukore ku muntu ingorofani yanjye sinyibona ibiraka by'amabuye sinyibona ibiraka by'isubire rwose abantu bahinga bakiri ibiguma mu rugo yewe uyu mwaka 2020 warugiye wabyihoreye umwaka 2020 ndi gushaka uburyo ki nawuvamo ino ngorofani ni iyawe se ino ngorofani ni iyawe nuretse ko nari ngiye gushaka umwaka ntabwo wagezeyo nkagenda nihuta nkagerayo vuba nyine nshaka kujya ku mwaka wa 2021 uyu wambereye ibyorezo reka nshaka kugerayo vuba abantu wawe ukagezayo vuba mwari ngezeyo mu kuzi amafaranga senda pasi mu bujyana irinda yafite akira rwose akira imyaka ungezeyo vuba uyu mwaka 2020 ubundi se ku mwaka urahazi nahumvise ariko ntari nyine ngeze ku mwaka urenda wihuta oya umwaka wa visi wenda gusezera ukuri kw'Imana oya urahanzamura sha urahanzamura wagize ngo sinagwaye y'ubusa urahanzamura sha urahanzamura ntabwo oya yanjye so kujya agakora oya yanjye
azamuka shagera kwa yanyu urahazamuka utazamuka n'akazi kawe nayo nafata mikorofone yawe nayijyana urahazamura sicyo navuga hazamure wewe hazamure bakangeze ku mwaka nugera ku mwaka ntabwo nzongera urazamura para kugira ngo ujye mbwira abantu inama ese tuzagera ku mwaka batanu wowe oya buriya sibo ndabonye sha ndabonye narinjye mu mwaka wa 2021 ntabwo wapfa kujya yuko biboneye we uzawakozemo nta n'icyana kimwe n'ikiza ngo waribye reka ngwereke tujya kubaza nta bishitani nakoze warasa Yesu! wapi wowe wakutwereka kuri nori y'umwaka washize dukubye karindwi z'amaganani urajya wewe na makumyabiri urabyaje sura duki we ntabwo wemerewe njyewe nshaka kwigira mu wundi mwaka kugira ngo ngo ariko nawe utaze subirayo muri covid ntabwo najya muri covid buriya umva muragize ngo ntabwo ari muri covid mwihorere n'ubundi uriya mwaka byose ni kimwe byose ni kimwe Jesus is Lord! mwihorere n'amakuru tujya gutangira n'abantu muragize dore nguyu umwaka mushya wa 2021 Oya umundani, oya!
Butya. What's the end of this problem? I'm not suffering. Jesus is Lord. Funke. But don't forget to subscribe. Is the new movie coming? Please subscribe to the movie coming. Subscribe. There you go. Yes. Teacher, yes. Jesus is Lord. Yesu tukame kandi nambaye n'agapfukamunwa na karadori na kibanantinye. Ariko tuna abanyeshuri mwanzuri imbabazi kurabwira agasaro keza ko kuri Yesu. Sigaye yitoje. Hey! Again, me. Bad me. Nta kibazo kamenyeke. Hey! Again, Ntari. me. urongera rimwe leta mwakunangana nawe Ntari. okay ajya kuba tugeze kuri Future. koka Jesus! Jesus is Lord. Apostle, we have this. Jesus! Teacher, rwose wambabariye kuko mbabarira n'ibyo njyana no kuzajya. ariko mugingo ubona ngana nawe kubyo nyine ushiko wiboneye ubona ngana nawe kubyo nyine ushiko Uri mukuru. kandi ndasanya She what? okay Electric acid is prepared by the process. Who can tell us? Yes? Saptira. Jesus! Lord! Rero gurika nate. Please, yes. Yes, electric acid is prepared in industry. Phosphoric process. Good, phosphoric process. Haya nyingine inazango ngo. Usama katasa turi mu makipe. Turi mu makipe. Ubata jinga. Kwigisha gutanga. Nagahinda nari mfite cyane rwose. Okay, good.
kamera yawe afite kurata okay dukomeze please what is catalyst? What for good? Catalyst is a substance increasing the risk. Substance is what? Is a substance what? Substance is what? Is a substance increasing aggression. Increasing your aggression. Asa como te dirá que What? Jesus is Lord. Ikibazo ntabwo ndi kureba neza. Twerere kiriya cyangwa kino? Nawe utamureba. Twerere kino. Makadamya amafaranga avamo
Akurimba ko kurimba. Ubutumye badufata. Gonyiti. Joni ni ngoto. None nanjye reka nzikure mu maso rero. Akoze mwana turimo kunsi. Yosha. Yo uzibite nuriye byose. Akira kamu murahete. Bamu akira nakamu. Bamu nakuzanira bamutosha. Abo sibona. Mugawa. Mugawa nabuguni. Mbona yamazina nyinyi hano we. Wabwa wate kwaje. Nenda kushima. Simwesha no kwikimana. Ura wambwa. Kandi jana dame zo kwaka. Jana kurokuzi. Ngamba manzi nagira manzi pataka kufu. Afrika kuomba. Ora ba. Ye baba we bonye umuturi yemubaye sefumbika kumbika ariko we imana n'umugabo nuko yese hirya ubonye uburyo kanutseho bereka ubwire nuko yese hirya amandazi aya mafaranga neza neza Isiko buno makadanya mukanye dushobora guhindukamo amandazi yanzero rubyaye ntabwo amandazi dushobora no nyine murembe kazi yako na limite muri mwa ngiye kuyaza makadamia nyine ari umuntu wari wandangiyemo amafaranga mahari niho nagize nyine ngiye kuriba sababu tibo ngiye kuza kuvugana mahari sawa Okay, tumupi yoga. Makadamia banje nini wazibaha? Twari turimo kurya umunyenga. Wese muru. Wese manuka hasi. Jene kurira umunyenga. Manuka hasi. Umunyenga. Jene hazariko. Nafuza ngomwese manuka hasi. Manuka hasi. Jene hakuna manuka. Yesu! Ndio wewe mwenyewe makadamia. Obi kumugongo sinini. Urambura umuntu akukumza Yes. Fatiye abajura muri makadamia ngane umuyanza kumanuka kandi ntabwo ndikubasha kwambaye costume. Narimbuye kukazi nza nishuka nyenge n'igitema ariko paka ngiye mgo. Oya, ahubwo ngiye. Oya rwose. Niba ari ukutwita tubyihore rwose. Ukanishoka aho ngaho. Niba ari ukutwita tubyihorere. Bishoka. Ugiye kwimaza iki? Ngiye kutwica we. Nganange kamano. Ureba ko yananyurije ntabwo nziturira. Kujya mu ngo mwese mujye mu gihe
Nida byingo mu nyibere makadami. N'uyu wabimbwiye, je n'uyu wabimbwiye. Yaratara arakundoshye. Bino biti uze anabikuye ko byamvuye. Bakirimo kirandoshye. Nyine witi cyambye ngo mbire urumva. Je nubwo ndike. Okay. Boss. Urambwiza umva manza mu moto tege mumva. Urambwiza ukuri ndamwogoshesha urwema. Yesu. Muhagara hangasi nyine. Mucira hanga. Ayiwe, uyariranyisha we. Urambesha urumva ndamukataka. Gore mumbwiza. Muvuge uko mwashima hanga muri uyu. Nyine je kuvugisha ukuri. Urumva. Yes. Nzanira poseze nzane n'urwema. Kiravu. Ayiwe data we. Ubisozi gaje riracibisa. Ngereka mubwiza ukuri. Urumva. Jenuruka mu bishanga byanuzo. Ngewe nta nubwo nuyinaba. Urumva. Je ntabwo nuye muri zino kariti. Kino cyana cyaje kundeba iwacu mu rugo nimugoroba. Kirambwira ngo ahantu makadami yaziwabo bazihize. Kirambwira ngo nje kuzifasha kuzihanura. Nta nubwo kizi kurekure kiri kuyanura. Ngewe nguri ntabwo marata nyerekana isobanura. Ukuri kose nukuhe. Nyereka ko kaje. Maresa. Nemurarira aha ntabwo kwa muganga. Batangiye no kunyibira ibigori niyo. Tena nitaye nushaka nyice. Janu chako nyitariko jande tayo no chako. Janu chako nyitenda nitayo. Jande tayo arifojo. Jande tayo no chako nyitenda. Bati no chako nyitenjewe jeo nitayo. Jande tayo no chako nyitariko tayo. Okay, from me. Dance. Janu chako nyite. No chako nyitenjewe jande ariko sana. Nina wewe umuze mu. Jende osoti singuri chako jeo. Afanyana taramwe ngarano ngajebuyo ngafitanga ni rumunye. Utonga mwamba. Kuvuke bebe gusa. Sinzongera kweba. Yesu sindangije. Sinzongera kweba. You can't be prosecuted for that. Oh, I love her. Oh my days, irú ọmọ wo wá rè torí Ọlọ́run. Mo jẹ jìyà lórí àwọn ọmọ yìí o. Mo jìyà lọ, you will move out. You will move out of this house. You will move out of this house. I don't care where you want to move. You must move out. Bye. Uyu mukobwa ko yatinze. Usaje. Yo, sheri waje. Na mama naho hari. Mama naho hari rwose ahubwo tuba twicaye aha ngaha. Izukore watinze. Ntabwo nari natinze. Kandi mbibona watinze. Ubundi ko wambaye ingofero wagira. Mwana watinze ibintu wankoreye mbana. Ntabwo natinze. Kwa ninde tu? Ako hari umuntu twahuye agomba kunyina. Ubwo se nini? Ni umuntu ntabwo wamenya. Kabyirengagiza. Ako mwana muri iyi minsi ndagukunda ku buryo utabyumva. Urukundo ngukunda. Ngiye byonyine wagira ngo umutima wanjye winjiye. Ntabwo nakubeshya. Ako kubeshya nawe.
rwose njyewe napfa aho kukubeshya. nta kuko nabonye mwanyakirije nawe intebe z'imbaho nizo muba mufite zonyine. Reka dufite intebe nziza muri salo ntabwo nyine kuzisohora narebye kwicara hano ariho heza, hano niho heza. So reba se ko nyine hari n'akayaga hano hanze umuntu wese aba aragucaho. Reka ahubwo papa ngiye kuzamwimbura muri ino nzu ubundi twibanire mu rukundo mukunda karugwanuza ni rumwe rwa fresh. Kundi kuvuga yo kwa muguru ariko wihora abakire koko ego nawe nashakaga wemeze bimeze sawa ihangane ariko ngiye kukuraburiza bana uvuze make byagufasha twarabwiye uzamuka ujye kuvuma. Yesu Kristo umwami w'i Nazareti aho nenda ndi umuhungu ngiye voma Jiravuga nandi kwihutira ntabwo yabitekereza ahubwo genda siko wasaza yewe ukakinenda ndi umuhungu mana we numvishije ngo jya kuvoma se wagiye. Reka ngiye voma abakozi se baba bagiye nese bakaba bakubwiye ngo ujye kuvoma. Reka nuko umukozi umwe yagiye kwahira undi yagiye gusenya naho undi yagiye guprotokora mama we yagiye nyine ubwo niyo mpamvu ari kuzambwira ngo ngiye kuvoma ngiye mvoma mwa aho yaranenda ndi umuhungu ahubwo twikomereza ibyacu n'ubundi jewe urukundo ngukunda ni paradi ndagukunda n'ukuntu sikumva mukora uko nyirengagiza. Yes man. Ndaje mu kanya reka mayengere mu rugo ngiye gukaraba ndaje mu kanya. Kadogo na Terasha. Mana yanjye wasanga ari papa man babarira reba hano wishe jya munsi y'intebe ntabwo najya munsi y'intebe rwose uri kubona iyi ntebe nakwigwamo babarira ujye mu mana ntabwo najya munsi y'intebe aranyica ni impamvu y'Imana mana yanjye kandi papa ngo mitakubiwe ndapfuye bomba bari ukajya munsi y'intebe koko munsi y'intebe wikanze ariko mana yanjye wambaburiye koko mana ngareba aho wishe basi utari wazana n'ikigage basi uvuga ibivuzo papa yasizeho bikeya papa saranye ubuse yabaretse utaza gukingura anjye nawe ubatse inzu nini ninjye nako ni we papa kandi Kadogo muri iminsi sigaye mbona ufite ibintu uba uhugiyemo papa umbabarire nanjye sinjye ibintu bicara ndabituvuga icara ariko igikogwe cyo ewe ndabona na papa wawe yarakaye reka nigende kare kose areka Kadogo reka tuganire sibyo umuntu uhereje ngo ujye kuzana amazi yo kwihagira wagiye ubu so wayavoma nyine umukozi yagirira bwira se nyine nawe navoma wiri wese ukora iki ne mukobwa yaje kunsura niko usiga wumva twaruzi ikoro wahise ku buryo njyunga guteta usimbuza amaso njye nakiyuhakira ngo gutereta ninde sukuze gutereta kandi ndimo ndiga nyine. Okay sasa uriya rero hagiye umwana kumenyera ukagira ngo turangana sibyo yego papa bitufata imyasi hari yajya njye ngwigihano urumva ku buryo ugiye kuntekaza njye ngwigihano ku buryo urakutagenda ngo nagukora imyase mugenda kumuteka hano mu rugo jya vuba nawe kanigende ngomeshereza umwana gusa jya vuba se nyine umva mvura tinyuka mu imyasi nese so yintu muza nyanga kugira ngo muhijyano pfuka mari yasenye javu yapfuka amapapa ako umuntu ukinisha uramuzi ya mukobwa nyine n'umureye wiki umuntu ukinisha cyangwa kwisha magana atatu ngo jya vuba kandi magana atatu zose papa umva Junasenguruka kandi hariya hose
Jangu byangunza n'amazi yo kuyuhagira ngutesha urukaga ntazi zanya no kubona ngaza nzana gusaka amakaka ubuse ndakata nagomba ndi gukina nawe papa gukata biragoye ngomba kugusebya yaga urwavumye na kare n'inga mu rwanda rwose papa nanjye nsubire inyuma subira inje cyangwa urandeba shuka nyongana nawe nzajya nkugira kuzana amazi yo noneho nge n'ivomye ubona ngana nawe papa wambabariwe koko urababaje reka nigendere ndakubabariye ntawarekera ariko ujya umenya ko siko urumva ari umubyeyi ntukamusuzugure papa urakoze ariko na 500 yakuzizenguruka arakantu gato utarambwira kahise wa mukobwa ntabwo wambwira ibijyanye nawe mwana wa mukuru wenyine iki by'abakobwa umva subiza ideni undi koko deni nanjye gishyuye ubu nanjye nkuriho akazi kawe neza ajya ririya deni mani ririya deni nzari kwishyura neza umwana mu dufaranga twanjye muri iyi minsi ubona se ndi kurya iki nzayakwishyura kandi nzayakwishyura neza subiza ko najya nambara kandi igihe umugozi urabizi amafaranga uzayagura inzara ikibazo cy'amafaranga ntukakigire menya ko inzara iki ntabwo ndi kurya amabuye muri iyi minsi ndi gushaka amafaranga nzayaguha nyine umunsi nakubwira byose byanzayaguha buri munsi nzayaguha nzana ikintu ugahita kutangira kuzana amafaranga yawe mani tujye tuganira n'ibintu none se tushobora amafaranga urashaka nanjye bamuha amafaranga kuko ntabwo tuzagumiza ngo tuganire ku mafaranga yawe gusa ubu si ikibazo cyo ibintu byose byagiye mu kibazo cy'ideni icyumweru kigomba kumva nyine baburetse cyo nguhaye icyumweru babonye amafaranga yanjye ugomba kuyama nanjye mfite icyo nanjye kuyakoresha icyumweru gusa mwawe amezi ashije nzayagura ninayagura nzayareka kumva ati nzayagura hari ikindi ushaka amafaranga yawe nzayagura umutekano kandi wese uri no kwibeshya umutima w'ibyo umuntu ku mbaraga amafaranga yawe ntabwo ushobora kwishyura ku neza kuko n'amazi mvumara iki ntabwo njya kuvugana n'abantu banisha ariko uzi ko wagira ngo uri gukina ku ntabwo nkundana n'abantu banisha ntuzanyishyura amafaranga y'intoki cyangwa usaza ubuyobozi kugira ngo uvuze ubuki none se kunyishyura se ni ukunkubita cyangwa se uzanye njyewe yongeye kwishyura umuntu mwishyura ari uko mbishaka ntabyo kuzana ubuyobozi ngaho yajyana ariko nanjye itabaza uburyo nakubwiye ngo ngomba bareba basi uzayijyane uyu uzayajya uzi ko nakongeza wambuka peti ariko niyongera kunyishyuza muri ubwo buryo nzagukubita wamukubitwa n'ingobo unutanyishyura n'indashi wambaye nagukubita nagutumura ukora uracira abagabanya nakugabanya mu banzi banjye bamusanze yajyana uriya musenzi ntiwanjyaniye amafaranga ana nankubise njyewe buretse uyu mucanga wose uranga njye nawe umurisha ngenda menya ko nababereye amama ngiye kwitabaza umusore bita nguri muri iyi karitsiye ufite imbaraga njyewe niwe uzamumufasha kandi umuntu bita nguri w'umuhungu uramuzi munshakira imana akajya abariye ndabizi ko ari ariko urundi bamuzi ndego mukajya kuri aya kare mu mufuka ntabwo ujya gupagira niba uzazana abantu uri gushaka nguzi nguzi noneho icyatsi cyane mu kwezi
ni wa musatsi ukona atari ijerekani kivomera tuba twete mu rugo imeze gutya akatuka niko bwenge bwanyivuga nyine kwa buri n'ahantu hari urupangu zamuka n'urugo hari urupangu witwagera ni umusore wigira kumva akomeje kinumwituma mumwe n'umubyana akomeye ntabwo sawa 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 Kagu, ntabwo ushaka rwose. Jewe umva. Nayirisha umuntu ariko shaka. Umva nyine ngiye kurangira umuntu ugiye umva umwana uzikora mu umva. Arafata ngumukina gushakira. Umva nyine. Ngiye nkoko yanjye yenda guturaga none icyanze kuva mvuge naje gushaka. Umva nyine. Naje gushaka umuntu wangururira iki. Nyine umva iyo mukoresha kipa ariko nzana kwishyura. Umva nyine mbakubwiye. Hari ukagabana gurisha amafaranga bitaka cyakejuru urumva. Ukagabana agiye ukijuza karankubita ariko ko ni uriya Imana ituza ahantu umuntu abiza kunuza nkanga ibintu byose mbere y'imariyo nabuze ko ngira habwo mbwira byagenze gute namuguje amafaranga agiye kugura ihene hejuru ya kwanuza kwa kaberuka ujya guhaza urumva wagumwe bavugaga wajyanye na sogokuru muri Kongo iwe wongo none mutipe aranyambuye nzi ko ari ufite imbaraga sibyo sije ko cyepfuka umva umakanye mu gati kavuye kana ukaratumesha njye none navangiye zazingi zo muri Kongo nizo turajye dukoresha tumukubita azi kuri kunyitoreza yajye byihorera njye ndamwereka akambwira tuyaka naye ngo tujye kumureba uzi ko atemba mudugudu hejuru ya kwanuza nyine ahubwo inzira turacamo kugira ngo tumufate biragenda murage tugasanga ari amisante tega kuda santere nk'inunzi ahubwo reka tugende wininza mwana wininza ariko mana yanjye we nitumu ngiye guhinahiniza babashaka ngiye guhinahiniza baba tugiye gucanga tamusa muri kiriya tubindi ntabwo turamura muri ngiye guhinahiniza baba wenda twizeye rumva turahura cyose cyufite igikuru umupira mara kugikurikiza umupira noneho nanjye ndetse nyikufashije urumva ndetse nyikufashije none wa mukuru hari ikintu naheruka umeruka gukora ukibera uko buriya buginga buri kumara ikirere ntabwo buriya ntabwo bwaba buri kubara kakandi nabwiye mawe ubundi buginga iyo tujya gukanza ntabwo what? You are a failure. You are a failure. You can never make it. You can never. You know you cannot make it. You are a failure. You can never make it. You can never. You know you cannot make it.
urashaka iki cyo tuba tuzaba tubyumvikana amusanze kuri ngo mukuru afite mukuru akozeho kutamukuru akusabanya ko muzikanye birakunaniye ku mukuru akozeho kutamukuru none wowe si wari si wose nakodesheje ngo ujunze n'indwa nese wari makeni so wari mitende kaza mikubita mujinga ngaho genda wabona ukari wakasha wabanyemura amafaranga abantu ngamwe dusanzwe twamenyereye muri runo rwanda kaza mikubitire ubundi gicuma cyo akozeho wowe kutamukuru iwe wabanyemura amafaranga murabona umunsi uko mwerewe ngewe nyine abanyeko hano uzamwambara amafuza mwambara abantu baburetse ninjye sigiye koresha umuti aburetse imbere y'ibyo byose kandi ukuramo kano gashati waguze 200 nako nzakagurisha ubu ngiye kugukubita karaba abantu twemo ndakagurisha ujye mwambara apfa kwishyura gusa ase basi nta n'ukuntu twavugana nishyura yanjye nyine kandi nyishe na yanjye nakano gapfuka gashati kawe gadasa na butamesa nzapfa ukamesa ngiye nkugurisha 200 sinakuzanye nombo mu none se n'uyu naramwamba kandi waramushishije imbaraga zundi urumva noneho nyishyura cyangwa se nyishyura cyangwa mbwe akunombera ahangaha bose abantu bose barebanye nyishyura yanjye nyine uburyo bimeze yewe nguri Jacques Intore ubu namagambo menshi nyishyura yanjye nguri Jacques ngiye nguri Jacques Intore ku rugamba nyamugenda mu bimbe ngiye kugukubitira umuntu uramwishyura cyangwa n'umuntu zongote na bana yo anapiga yeye zuri yangu urazana make utandiye we amafaranga yanjye hasi gafuna make mwishyura amafaranga yanjye kuko nawe ejo bundi yaje ari akashangure kanze oya reka nenze ngufasha uramwishyura nyishyura amafaranga yanjye uramwishyura cyangwa amafaranga yanjye kukazi baranyirukanye yishyure make witwaje nta mafaranga akasanyisha make kubera iki njya kumanya namwaye make nyacyo amafaranga yuzuye cyangwa se amafaranga amafaranga niba afite amafaranga Yesu amafaranga mfite batubungura wakwishyura akasobanura by'umuntu wo kumushyira ku itaka ntabwo uri kumutaka amafaranga yanjye ngano amafaranga yanjye neza amafaranga kenshi amafaranga nyumvikana byiza niba utabifite ukwemo n'ipantaro nyinshi cyane n'ibyawe yungukire naguhaye amafaranga yungukire neza nayo ngayo neza nayo ngayo aya ngaya nanga neza nayo ngayo aya mama reka tukwigishe nishyure reka nze nguyu nahiye akagabura yakabona buriya akabona niko buriya kugira ngo nikakinishe wamwishyura cyane mbeze amafaranga nishyura inyungu sha mbeze amafaranga atubyize kumena ngo ariko nejo mundi mujye mumenye yuko ideni ugomba kubyishyura uko biri ubu uzongera kwambura ngende nta nubwo uzongera kwikopesha none se mwana
kubera iki wanze kunkunda wapi ntabwo nagobera ntabwo nyibikora ngukumbuye cyane none wanze kunkunda nyine uransuza mu ntoki mwana mubi wapi sawa bonki nese wari umeze meze neza n'ibisanzwe neri wariye miki igikoma se uri kumva kuri noheli nta kinywa wasanga ari ibifuzo hafi mwana abana baba bayafite baba badusohokanye bubatse ikoro ninde wo gusohoka ntabwo ari ngombwa ngo nyine rero umwanya wa mbere mu magambo mu bikorwa waturu wa nyuma sawa sha ubwo hari abandi unendekana yego aho umwe se Amarebi Costa ni ukumwara ubupfa mwana nzi ko ari byo ukunda ubu njye ntabwo nkunda reba uburyo nze mba naje nifunze ku gakote kanjye k'umweru umutuku umukara n'amakuteri aba arimo warangiza ukandirira mbese nyine ushobora kuba amafaranga wari ufite warayaguzemo imyenda yo kuza kundeba nkaho wari kuza kundeba ibyo bikajya mu nda uba ushaka ibyo mu nda gusa cyane kuko abanza mu nda abakobwa b'iyi minsi we tugubize mu rukundo rwa mbere ubu ngubu ndi kubona kuri kugenda unyanga nyine tubikomeze uko bisanzwe ni ibisanzwe ariko n'ubundi ariko nyine ukire ku mwanya wa mbere nongere tuyibe uriyo erega mu magambo gusa ntabwo ari byo mu magambo gusa nyine nese mu bikorwa ko nta kintu mba mbona niyo wandeba nijoro kuyana ko njyewe no mu bikorwa ntajyayo njyewe ntabwo nyine uzajyayo mu bikorwa uzemera rero kuri kuvugisha manzi uri kuvugisha ukuri kandi njye ubu nazi ndi kuvugisha ukuri ujya he ubu tugiye kwiga tuganira paka tugeze nimugoroba nawe ntabwo twayisanye kugenda nyama ntabwo ndi kukwanga wenyine namubwiye ko nawe utitwaye neza agerageza witware neza ku buntu abantu rwose ni ukuri kw'imana ariko nyine hari akaririmbo nari naguteguye k'ubwenge eba ubwo se urumva kabura pepe kiyashori amagambo yarakamye njye narakwamye pepe kiyashori narakwamye pepe kiyashori sikeza hari n'akandi ubugira ikibazo yo usa n'akanyangira murika uri marayika sinzi aho bituruka kugukunda bindimo I never let you go, I never let you say mimi ni yangu na bene bangu sikeza nyine kuri we ni byiza gusa nyine igihe cyiza n'ibyo nariye ibintu nk'ibyo ntabwo ukunda indirimbo indirimbo zihari ukunda iki kujya gusa oya nyine umuntu ariko icya mbere ni ukurya na ngaho reka mubwire mwese bakubwira impeta ya zahabu impeta z'ubwo nyine uzahindura tugiye gusezerana ubona tukiri batoya dukwiye kwijuringa muri ino si tukayongerera nese ubwo mama nambaze ngo impeta nayikuye nzavuga ngo mama wawe ushobora erega niyo zahabu ushobora no guhita uyigurisha ukabona amafaranga ukaguramo amandazi ibikoma biswi shikarete na bumba zimwe z'icumi ariko ujya bumva ntabwo waguramo bumba wenda zimwe z'icumi mwana izo kazi tuzijya yaba n'agakoma karenzeho ka biswi yewe nagiraga mbabwire yewe nguri imana iranzi ubu ni jyewe musazi wa 99 kuri mboko imana iranzi Jewe nanzi biteretano nanzi biteretano
N'abagiye mu kanya ndaje ngenda bereka ndabereka n'ingaruka urabona uyu biriya bintu ni ibiki mbonye biriya ni ibiki mbonye nindamuka ngenge hari ikintu utabonye uriya musazi ni ikigo nari ngiye kumukubita kandi twirukanye turirukankanye ngewe nari ndi kwitegura ngenda nzana ibintu bw'ubucuruzi ku buryo nyine ni kwa kundi umuntu ahita agashaka ibintu arahita akamuzamuza akamukaraga koko reba nk'ubu uri kunyitoreza aho neza se ninjye bigiraho gukubira nyine uriya musazi ibintu nari ngiye kumukura nari ngiye karaga muri kata uriya musazi nari kumwica nkagikubita n'ubundi ibintu by'ibisambo nako ibintu by'ibisazi oya ibisazi ni ibintu by'ibiramo ntabwo baba barahamagaye wanjye oya mani se ubu se wambwira ngo njyewe nasara wasara ejo nshingiye bitewe na se umuntu yagiye gusara aravuga ngo oya njyewe ukumva ngo njyewe natera nasaza natera wasara ukarenga no gusara neza ugiye ko nshobora gusara nababwiye nindamuka basanze mukiri guteretana turabona nawe ibyo nabonye aha nabyo narumiwe uriya se si wowe wirataga nkagiye kwitoza mu kubite ntari karakira ariko njyewe sinababwiye ko nimuzongere guteretana wavuze se kuriya wari uri kwitoza uburyo umukubita bikugendekeye ubundi gukubita umusazi nta nubwo ari byiza umuntu w'umusazi ufite mu mutwe agakora ntabwo ari byiza abasazi tubareke bisanzure babaho neza kandi ngo wari uri kwitegura uburyo ugiye kumukubita wapimbye nta nubwo nakora ku musazi umuntu witonda nkanjye umukirisitu umupadiri ubwo se uri umupadiri ukaba uri gutereta reka wa mukobwa ujye uvugisha ukuri ntabwo naguterese wiganirira ahubwo ngerega ubundi ibintu byo kuganira nawe ndakwikunda none iyo ngigeze kuganira nawe umbwira utugambo tukanyuza umutima kandi uvuze kuri padiri uzabanza neza padiri ajya oya padiri wari wamubona ajya guteresa padiri nta nubwo ngiye n'abapadiri reka ibintu byo kuba padiri ngewe mba padiri nshaka iki ngewe mba padiri nshaka iki dore amafaranga n'igihumbi yoyoyo baby amafaranga yoyoyo ntabwo ndaguhanda kwima neza amafaranga baby yoyoyo aya mafaranga ni menshi arimo amandazi menshi yoyo mwereke yoyoyo buretse mwereke dore tuza cyane yoyoyo ibokore yoyoyo
amafaranga y'amazi nanjye ariko ngewe umupira wanjye ufite buno yo ufite buno yo amafaranga Oya umundani oya